ijambo rivuga ngo yaranyanyagije aha bose yego rero rekura itiyo yawe fungura robine Yego. uvuze gutyo ejo bundi nabonye ngo turi kwiriba iriba ryari ririmo rizana amazi rero ngiye Imana ijya kunyerekanaga inyereka zino robine z'i Kigali mbona zino robine zo mu cyaro za kera z'amasoko yego niyo mbona ngo turi kwiriba turi mu urabona ko hari ukuntu bazubakiraga gutya hagati gutya bagashyiraho nk'agakuta ka sima noneho robine ikaba irimo nka hano gutya hagati ku buryo mu mwanya wo kuvomeramo haba hahagaze nk'abantu batatu wenda umwe akavoma agakuraho n'undi agaterekaho mbona turi muri iryo riba turi kuvoma yego ariko nkabona uko amazi aza aragenda agabanyuka aragenda aba makeya muri iyo soko yego ariko ikintu cyanangaje nabonye abapasiteri ku iriba harimo abo nzi n'abo ntazi yego mbona abapasiteri bahagaze ku iriba bari kuvuga amagambo Robert muri bo nta wazanye ikivomesho nta n'ushaka kuvoma ahubwo bahagarikiye abarimo kuvoma nubwo bahagarikiye bari kuvoma barimo kuvuga amagambo y'inyuma y'ivomero ariko bo nta mazi bakeneye kandi amagambo bavugaga ntago yari amagambo meza pe ashyigikira abavoma wapi yari amagambo y'ibintu bisanzwe by'isi mbese bitafite umumaro baranga yari cyo kintu wakomeje kuvuga birangariye ariko nkabona hari abantu barimo kuvoma bagashyiraho amabido yabo amazi bakuzuza bagakuraho mbona uwanyuma ashyizeho ariko harimo n'abandi batatahanye amazi mbona ashyizeho akabido cyo koza yakuyeho akabido ka 15 y'amazi ahita abura ahita akama nagiye kubona uko y'amazi akamye mbona baba pasiteri barazamutse nta mazi bajyanye nta n'uwari ufite ikivomesho basi ngazamukanye ijerekani nta mazi arimo yego imvura yabanyagiriye mu nzira Imana yari yambwiye ngo nimbwire abantu boge bashaka ibuye bikuba imyate yego kubera ko Imana yambwiye ngo abantu barwaye imyate nibashaka ibuye bikuba imyate irambwira ngo abantu bashyize ibipfuko ku matwi irambwira ngo bashyize ibipfuko ku matwi banga kumva ijambo ry'Imana ariko igihe kigiye kugera bihinduke uko bashyizeho ibipfuko banga kumva ijambo ry'Imana igihe kigiye kugera noneho bumva urundi rusaku rutandukanye n'ibyo bangaga kumva hanyuma noneho ngo nibwo icyo gihe ahubwo bakabaye aribwo bakeneye igipfuko cyo gushyira ku matwi yagiye Imana irambwira ngo abantu bashyize ibipfuko ku matwi mu gihe kitari icyanyacyo mu gihe cyo kumva abantu bashyize ibipfuko ku matwi hanyuma mu gihe cy'urusaku cyo gusakurizwa nta bipfuko bazaba bafiteho yego ivangura abapfu n'abanyabwenge ariko isura y'inyuma ntiwabivangura rero ku muntu uri kwangiza amavuta ye ari guta agaciro unatekereza ko afite amakuru ko hari abahanjuzi bazamufasha yego ashobora gukingirana niyo mpamvu hari abantu tujya tutumvikana ng'ahantu hose ngo ujya gusenga ng'ahantu hose oya ntago ahantu hose ari jya gusenga ntago ahantu hose basengera oya ntago ahantu hose ntabwo ahantu hose ariko bahateranira njyewe ni impamvu buriya nkunda kubwira Imana ngo mfasha aho kuvuga umpe kuvuga aho guceceka umpe guceceka nubwo twebwe twubatse ibintu bivuga ngo ahantu aho kuvuga aho guceceka twe turavuga noneho ahubwo aho kuvuga tugaceceka rero iyo umwuka atuyoboye aduhereza aho kuvugira hanyaho naho gucecekera hanyaho ku buryo ibyo bintu byombi bikontororwa nawe donc utavuga mu gihe cyo guceceka yego cyangwa uceceke mu gihe cyo kuvuga Imana ishimwe twebwe rero usanga duceceka mu gihe twakabaye turi kuvuga nk'ubu igihe turimo si cyo guceceka ku bakozi b'Imana ku bavuga butumwa ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze Imana y'amahoro nikomeze kwishimire kandi ikomeze ikwereke urukundo rwayo rwinshi ngewe nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga n'uwo barusobanurira cyangwa se ndabakunda urukundo rwanjye rero mbakunda rutuma mbashakira n'abandi batumirwa bumugisha kugira ngo dukomeze tuganire kuzuzanya twubaka ubwami bw'Imana kuri kamera ntago ndi nyenyine ndi kuvugira inyuma yayo imbere ndi kumwe n'umukozi w'Imana Solange abantu bamaze kubumenyera no kwicana yacu ntago ari ubwa mbere haje Solange uhaye ikaze murakoze
umeze neza? Yego meze neza. Uri amahoro? Ndi amahoro. Wambaye umupira wanditseho ngo Solange TVT. Yego. Aho niho ukorera umurimo wawe, abantu bajyeho bagushyigikire, bakore subscribe, bagusapotinge mu buryo bwose kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ni byiza ko umuntu agira umuyoboro we, hari igihe kigera imiyoboro y'abandi ugasanga hari ibyo bacishirijeho, hari izindi nzira banyuzemo, ariko iyo ufite ahantu unyuza ubutumwa bwawe biroroha, buriya no kugira urugo rwawe umuntu atagutegeka mu rugo nabyo ntabwo aba ari sawa. Rero mumushyigikire, Imana ibamugisha. Tuje mu kiganiro, ni ikiganiro numvishe nifuza ko nganira na Solange nk'umuntu ukora umurimo w'ivugabutumwa cyane cyane mu buryo bwa gihanuzi. Sora, iyo bavuze ngo iminsi y'imperuka, donc kuri wowe wumva iki? Nagira ngo dushyire imbere y'Imana hanyuma tuganire. Ese koko ubona turi mu minsi y'imperuka? Nguhaye ikaze, umanze usuhuze n'abantu badukurikiye, hanyuma udusengera Imana twinjiye mu kiganiro. Yego murakoze kutwakira kuri Prince Robert. Ndabishimiye kandi ndabakunda. Yego. Uriya ikimenyetso kigaragaza ko umuntu akunda abantu nuko abagarukamo. Yego. Rero kuba ngarutse ni ikimenyetso cy'uko mbakunda kandi ndabishimira, mbagiriraho umugisha namwe mukangiriraho umugisha. Bityo ibyo twumvira kuri Prince Robert bigatuma dukomera mu buryo bw'umwuka, ndetse tukabasha no kugira aho tugera ku bw'ibyo twahakuye. Inyigisho, ubuhamya, iby'Imana yahatubwiriye, ibyo byose bituma ubugingo burushaho gukomera. Ibinyeganyeza abandi bigasanga twe dukomeye, tukabasha kubitambukamo dufite imbaraga. Rero Imana ishimwe ko mpagarutse, nawe nkaba nsanze uri muzima. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Yego, nguhaye ikaze, dushyira imbere y'Imana ubundi tuganire. Mana nziza, Mana y'ukuri, Mana rurema, umuremyi w'ijuru n'isi, turagushimye ko wabanye natwe mu gihe cyose gishize, tukaba tugeze uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima. Uwiteka ushimwe, si ku bwacu, si ku bw'ibitambo, si ku bwo gukiranuka, ahubwo ni ku bw'impuhwe zawe, ni ku bw'urukundo n'imbabazi utugirira. Hatabaye ku bw'imbabazi zawe ibyaha dukorera muri iyi si waturimbura, ariko ku bw'urukundo dukunda komeza kutwongerera iminsi yo kubaho. Ari nayo mpamvu uyu munsi tugenda bikemera, tukaba duhumeka bikemera. Iryo ni ishimwe dufite imbere yawe Mana. Niyo mpamvu dutangiye iki kiganiro. Uwiteka turakwinginze ngo uzubane natwe, umwuka wera w'ukuri azadushyigikire, atuyobore mu byo tugiye kuvuga, kandi ubwo tuza gusoza amahoro turagushima. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Nifuje ko nguha ikaze. Uyu munsi abantu benshi shingiye ku buhanuzi wagiye utambutsa n'ubutumwa wagiye utambutsa, kenshi uvuga ko Imana yagutumye ikwereka ko abantu bakwiye kwiboneza no kwitegura ko umugeni ashobora kuza gutwarwa. Kuri wowe iyo bavuze ngo abantu turi mu bihe by'imperuka, wumva iki? Ese ubona abandi bantu bo babyitayeho cyangwa bibereye mu kayubi n'agahugi? Hari ijambo riri mu Kuva ibice 32 rivuga ngo abantu babonye Mose atinze yego ku musozi, ngo bishakira ikigirwamana, bagikubita imbere batangira kukiramya no kugisenga. Yego. Rero uyu munsi wa none ari byo mbajije, abantu barahuze. Yego. Muri make bafite ibyo bahugiyemo, kuko nta muntu uhuza adafite ibyo ahugiyemo. N'Abisiraheli impamvu bari bahuze, bari bateye umugongo Imana, ariko bahindukiriye ikigirwamana. Imitima yabo ibabwira yuko Mose atakigarutse, atazaza, atakije, ko yaguye, ahubwo ubwo yanapfuye. babona Imana iramutsinzeyo. Yego. Ariko ibyo abantu bibwira bitandukanye n'ibyo Imana yibwira. Yego. Ibyo abantu batekereza bitandukanye n'ibyo Imana itekereza. Kubera ko baremye iki gishushanyo bakakiramya bakagisenga, ntago byakuyeho yuko Mose agaruka n'ubundi. Yego. N'ubundi yaraje, kandi noneho haje bibabera bibi kurenza uko byari bimeze batarabaramya icyo gishushanyo. Rero natwe uyu munsi wa none abantu bari kuvuga ngo Yesu aratinze, ngo ntakije, ngo yabivuyemo. Rubuzi ko njye nigeze numirwa, umuntu umwe twaravuganye kandi ni umukozi w'Imana, arambwira ngo igihe Imana yahereye ivuga ngo iraje, ngo Imana yateze igare, ngo Imana barayigonze, yaba yarakoreye impanuka mu nzira ikaba itakije. Ndavuga hari ugiye umuntu avuga ijambo buriya Robert nubwo utamusubiza, ariko ukibaza niba ari iri jambo risohotse muri uyu muntu ari uvuze cyangwa ni Satani uvugiye muri ibi muri imbere bimusigayemo bimeze ubite ubu ngubu.
yego ukumva utewe ubwoba n'iryo jambo nubwo utahita ubimwereka ariko ibyo ari byo byose ugenda umutekerezaho. Yavuze niba umuntu afite ibitekerezo byageze kuri uru rwego bimeze gutya kandi ahagarara imbere y'iteraniro akaribwiriza, ubu uyu muntu Kristo aracyari mu mutima we. Rero icyo wari uvuze, abantu bararangaye, abantu barahuze, bari mu beza, abantu bari busy. Mugani wa muhanzi yavuze ngo abantu bari busy. yego N'iki gihe cyacu abantu bari busy, bararangaye, kandi nubwo barangaye kugaruka k'umwami Yesu kuregereye. yego Buriya nuko utarebye uno mupira nambaye inyuma handitseho ngo dutegereje Yesu kandi azaza. nyuma nibyo byanditseho. Yego. Bivuze iki rero? Kubera ko twebwe tubona dutinze mu ntambara, dutinze mu bibazo n'ibigeragezo bitandukanye bitatworoheye, bitumye imitima yacu itubwira ko Yesu atakigarutse. yego Ariko siko kuri, azaza. Tubyange tubyemere, Yesu azagaruka kandi ari mu nzira. yego Yaravuze ngo ibimenyetso bizabanziriza kuza kwe ni ibi. Aravuga ngo hazabaho inzara hamwe na hamwe, hazabaho impuha z'intambara hamwe na hamwe. Ni ukuvuga ngo rero dufite amatwi ntitwumva, dufite amaso ntitureba, niko Yesaya yahanuye, kubera yuko amaso yacu areba ariko ntabashe kwitegereza ngo ndareba iki imbere yanjye, ukamera nk'ureba ibirorirori kandi ufite kureba. Ibyo ngibyo bitumye ureba gutyo nibyo bigiye kuzatuma utungurwa, amaso yawe akareba icyo utari witeze, ugatungurwa n'impanda kandi ibimenyetso byayo byarabanje kuza, ntubyumve, ukabasha kuziba amatwi, ntubashe kumva ko ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu kugize gute kwegereje. Ubu gutya yaravuze ngo ibyo bizaba nukuramukwa kwitorero. Ako iyo bavuze kuramukwa mbizi ku badamu batwite bafashwe n'ibise, donc duhurize n'itorero ukuntu rizaramukwa. Ndumva nshaka kuvuga turi mu biki abantu itorero riri kuribwa n'ibintu bitandukanye. yego buri muntu wese ku giti cye ahari ari kubabara. Urababazwa n'iki? Ibiri kutuzira, ibyo turi kubonesha amaso yacu. yego ni uburibwe, ni ibitujyanisha muri bwa buribwe, muri bwa buribwe Yesu yisibise bwo kugaruka kwe. yego kuko iyo ibise birya umubyeyi cyangwa se birya umugore biba birimo bisunika umwana kugira ngo avuke. Rero natwe ubu buribwe turimo twinjizwamo, turimo tunyuzwamo, Yesu yabigereranyije n'ibise nk'uko umwana avuka, nawe nibitegura kuza kwe. yego mbese ni ibirema ubushobozi bwe, ni ibirema imbaraga ze, kuko ni ibituma kuza kwe byihutira. kuko ubundi bise ni imbaraga zimanura umwana yego kugira ngo avuke, kandi itorero riri ku isi. rero twebwe ibyo tubona nk'imbaraga twabyise ibibazo. yego buriya uri kwa muganga ntugire n'ibise, barabigushakira bakabigutera ku ngufu, barabigutera kugira ngo umwana. natwe rero tubyange tubyemere, barabidutera ku ngufu kandi ubidutera n'ubishinzwe. iyo operasiyo iri gukorerwa mu ijoro, yego ubisengera ubyirukana ntibiteze kuvaho, kubera ko ngo kugira ngo ibyanditswe muri iki gitabo haveho n'inyuguti n'imwe, icyarutwa nuko isi n'ijuru byava. Hari abashaka ko guhunga n'ibise, bakashaka guhunga ibise, bakaba bati ibi bise biri kuryana kabisa. ariko robo ibise biraryana. wenda njyewe nakorewe sezeriyene, ariko ubu uyu munsi umbwiye ngo njye mbyare neza ntabwo nabyemera, kubera arakareka ni wapepe. ibise biraryana, ahantu ugera ukisabira gupfa. nawe ati yaba ahubwo nari nipfiriye. ni ahantu ugera ukaraga n'ibintu udafite, ukajya ubwira muganga ko uzamuha inka kandi utoroye n'inkoko. rero ngo ibi bintu biri kubaho ku itorero cyangwa se ku bantu b'Imana, biri kuvugisha n'abantu amagambo batakabaye barimo kuvuga. shaka bisa. rero twibarenganya, ahubwo dushyire amavi hasi dusenge, tubwire Imana ngo duhe imbaraga. buriya umubyeyi waherekejwe na mugenzi we kwa muganga ntabwo aba yicaye hari ari kuri cati, ahubwo aba ari ahantu avuga ati Mana mfasha, duha umwana muzima, gira ibyo ukora. yego ni ukuvuga ngo aba ari ku rugamba. ariko uzi ko na Bibiliya ariko ivuga, Bibiliya avuga ngo ubwo tugoswe n'ibihamya by'abatubanjirije. buriya nk'aba Pawulo batubanjirije
na ba Stefano bavuga ati muneshe mugerageze Cyane. mubikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho. yego none twebwe umuntu arikubise ati ukajya umureba ugaseka kandi koko kandi ari kubizi none ugaseka kandi nawe ejo uzajyaho hari ukuntu abagore mu bitaro basekana wowe byagufata ukajya ureba uwo bitarafata wowe bitarafata ukaba uri guseka uwo biri kurya kandi nawe arakabye kandi ubwo impamvu uvuze ko akabye ni uko bitaragufata byamara kugufata nawe wa wundi wari wagusetse wari uri guseka nawe agahindukira akakureba ese wowe ubaye iki ubwo nshamikiye ku kintu Yesu yavuze yaravuze ngo muzumva impuha z'intambara yego muzumva inzara hirya no hino amashyanga azatera ayandi ngo ibyo nimubibona muzararame murebe mu ijuru umenye ko kuramuka k'umwana w'umuntu kuje. ubu burangare n'aka kayubi k'abantu bari kuvunira ibiti mu matwi nubwo Bibiliya yatanze ingero nyinshi z'imigani umubibyi yasohoye imbuto itanga ingero zo kwa Nowa ni mu nkuge nyine Bibiliya yaravuze n'abahanuzi baravuga uri kumva ariko se imbuzi nka Solange nawe impamvu mba nifuje kugira ngo uhamagare tuganire uri mu bantu Imana yahaye umugisha iyo umuntu ashyizeho ikiganiro cyawe ubona ko kirebwa n'abantu benshi bafite inyota zo kumva icyo uri kuvuga. Donc Solange w'agakire gishwe k'izi mbuzi Bibiliya yatanze imbuzi nyinshi wowe imbuzi uri gutanga uyu munsi yaba kuba twumva ni iyihe? buriya rero twebwe mu bantu muri twebwe ubwacu ntazo twabona ariko umwuka wera ajya aziduha yego tukaziha abantu natwe kandi natwe tugasigara tubwira Imana ngo ibyo duhaye abandi natwe bidusigaremo natwe kuko biratureba. yego ndibuka hari ubutumwa natanze kwa Pamphile kuri Beura Imana yari yambwiye ngo nimbwire abantu boge bashaka ibuye bikuba imyate yego kubera ko Imana yambwiye ngo abantu barwaye imyate nibashaka ibuye bikuba imyate irambwira ngo abantu bashyize ibipfuko ku matwi irambwira ngo bashyize ibipfuko ku matwi banga kumva ijambo ry'Imana ariko igihe kigiye kugera bihinduke uko bashyizeho ibipfuko banga kumva ijambo ry'Imana igihe kigiye kugera noneho bumva urundi rusaku rutandukanye n'ibyo bangaga kumva hanyuma noneho ngo nibwo icyo gihe ahubwo bakabaye aribwo bakeneye igipfuko cyo gushyira ku matwi. yagiye Imana irambwira ngo abantu bashyize ibipfuko ku matwi mu gihe kitari icyanyacyo mu gihe cyo kumva abantu bashyize ibipfuko ku matwi hanyuma mu gihe cy'urusaku cyo gusakurizwa nta bipfuko bazaba bafiteho buri wese urwo rusaku azarwumva. ibipfuko byatangiye komoka kubera urusaku bivuga ngo uyu munsi nta muntu ushaka kumva ijambo ry'Imana nkureba uriya muhungu yambaye ekuteri bivuga ngo arashaka kumva ibyo washaka kwiyumvira ibindi biri inyuma ntabyo agize gute ashaka kumva. hanyuma rero bigiye guhinduka kuteri yambaye zikurwe ku matwi ye yumva urundi rusaku rutandukanye bwo n'ibyo yakabaye yaragize gute yararimo kumva kandi urwo rusaku noneho rugiye kuza ari rwo yarakabaye akeneye zira ekuteri yambare kugira ngo ye kumva urwo rusaku anabike n'ibyo yumvishije. yego Imana rero yarambwiye ngo mbwire abantu ngo nibakureho ibipfuko bumve icyo Imana ivugana nabo kuko igihe cyo kubishyiraho si icyo ahubwo igihe cyo gushyiraho ibipfuko kigiye kubazira imbere aho urusaku ruzaba rubaye rwinshi buri wese avuga ngo Imana imfashe ne kubyumva. icyo gihe Imana irambwira ngo abantu nibarare boze ngo kubera ko iyo umuntu yitegura urugendo ntabwo yoga mu gitondo ahubwo umuhanga mwiza ngo arara yoze ararateguye urugendo rwe ngo kuko abavuga ati mu gitondo ndabyuka mfata urugendo ngira gute ngenda. rero Imana yambwira ngo abantu bikwibwira yuko kurya ngo n'uwo kurya ngo ararakarabye none rero Imana yambwiraga ngo abantu nibarare boze kandi niboga bashaka ibuye bikuba imyate ishire ku birenge byabo barare boze kuko hari igihe bazabyuka bafata iki urugendo. muri make uko ni ukwitegura ni ugutegurwa k'umugeni. ubutumwa bwa benshi rero bufite ikibazo ariyo mpamvu Imana ivuga ngo abantu imyate iratwishe ubwo nanjye ntabwo nikuramo yego ariko turi mu gihe cyo gukaraba. iyo uvuze ngo ubutumwa bwa benshi bufite ikibazo ubwo bivuze iki?
ubutumwa bwe benshi bufite ikibazo Ni nuko ubutumwa buri ubutumwa kubwirizwa yego buriho uyu munsi abantu barakwepa. hariho ubutumwa bw'ibinure ni ukuri barahunga umugambi w'Imana, ahubwo bagashaka kuvuga ibinezeza abantu no kugira ngo babahe imyanya, kubera ko umuntu uvuga ukuri k'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana rizima ry'ukuri nta mwanya afite mu bantu, muri sosiyete runaka no mu madini turimo, nta mwanya afitemo, kuko igihe cyose ubutumwa uvuga bicara babukomantaho, babuvugaho, bashungura. Kandi nubona ukomeza kuvuga ibintu ukomerwa amashyi uvugwa neza, ubwo umenye ngo wataye umurongo. Yesu yajyaga abwiriza, aho abwirije yaba kitanatangira kuvuga abantu imijinya ikabarya, bagahekenya amenyo, bamwe bagafora amakofe bashaka kumukubita. ngo baramufataga ngo bakavuga ngo reka tujye kujugunya ku mpanga we, ku mabuye hejuru ku rutare, bagakuruba ngo akabacamo akigende. Nta butumwa na bumwe Yesu yavugiye aha mu isi yavuze ngo yego uvuze neza, keretse igihe bahaye imitsima, kereka igihe yatanze imitsima niho bavuze ati noneho uri umwami wacu. Ariko umunsi yabwirizaga iby'ubwami bw'ijuru, akavuga ibyo kugaruka ko, akavuga iby'urupfu rwe, inama z'abanyabwenge b'isi baricaraga bagaterana bakamujonjora aho avuka n'uburyo yaje n'icyo ari cyo, mbese bakamwita uwundi muntu, ntabwo bwakirwaga. Twebwe uyu munsi rero uwakiriwe ugenza ibihugu byinshi ngo niwe ngo Imana irimo, ariko ndashaka kubabwira ngo abantu umwuka w'Imana arimo gukoreramo bari mu bibazo bikomeye, bari kuramukwa, kubera ko ibibavuga ibibasohokwamo cyangwa se ibibaturukamo si ibinezeza aya matwi y'inyuma. Aya matwi y'inyuma ari kuribwa cyane, ariko ku banyamwuka y'imbere ari kumva. ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Rero kuko aba batakiyoborwa n'umubiri, baba bayoborwa n'umwuka. Abanyamwuka bandi bariyo nabo bari gukubitirwa iyo babyumvisha avuga ati uyu muntu avuze ukuri. Nyamara mu gihe abantu 100 bateranije inama yo kuvuga ngo uyu mumukure ku rutonde rw'abakora ibi, hari abandi 3 bavuze ngo mfashe icyemezo cyo gukizwa ku bw'ubu butumwa. Ubutumwa ubwiriza hamaze gukizwa bangahe? Kandi igihe cyose Robert ubwirije hakagira umuntu ukizwa, umenye ngo itegura intambara, itegura urugamba cyane. Niko bimeze. Niba hari umuntu ucitse Satani akaba yabotse inzira y'Imana, aho ngaho avuye itegure ibitero bigiye guturukayo, bikwatake n'ibisanga udahagaze birakwica, urapfute. Rero ni intambara tugabwaho mu isi y'umwuka zigasohora mu mubiri. Iyo zisanze tudahagaze neza, dufite ubwoba, twebwe ubwacu dutangira gutengurwa, ugatangira kuvuga ko upfuye, ugatangira kuvuga ko nta nzira. Ariko iyo bisanze wubakitswe mu buryo bw'umwuka, reka hari inzira Imana itunyuzamo tukazinyuramo tubona ari iz'umubabaro, ariko ari izikomeza umuntu wacu w'imbere, kugira ngo tuzagire ahantu duhagarara tudatengurwa, tudafite umushyitsi, tudafite igihunga, dushize amanga, kuzuye, icyo bita kuzura. Yego. Niyo mpamvu rero umwuka wera ubundi amara iki muri twebwe? Umwuka wera duha gushira amanga, umwuka wera duha guhamya. Niba umwuka wera uri muri wowe ataguha gushira amanga, ntaguhe guhamya. Ufite impano z'umwuka wera, ntabwo ufite umwuka wera. Donc umwuka wera ari kuri wowe, ntari muri wowe. Yego. Ni impano ze, ntabwo wakubamo. Rero niba kuri urwana ishyaka ryo guhamya, niba kuyobora agutwaye uri imbata ye. Sora, uyu munsi Bibiliya ivuga urugero rwiza rw'abakobwa 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfapfa. Aba bakobwa bombi uko ari 10 bafite amakuru y'ubukwe no kurambagizwa, barambagirijwe hamwe. Ariko hajemo ikibazo cy'ubupfapfa n'ubwenge. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuba mu byaha niko kujijuka. Aba bakobwa aya mavuta bari kumena mu gihe kitari icyanyacyo, niki wababwira? Bafashe amavuta mu mperezo zabo bakayacana hadakwiriye gucanirwa amavuta. Niki wababwira? Ikintu nabwira abantu, twese turi hamwe. Yego. Kubavangura usibye amavuta yonyine dufite ari nayo Imana igiye gushingiraho.
ivangura abapfu n'abanyabwenge ariko isura y'inyuma ntiwabivangura. Rero ku muntu uri kwangiza amavuta ye ari guta agaciro. Unatekereza ko afite amakuru ko hari abahanjuzi bazamufasha. Yego. Ashobora gukingirana. Niyo mpamvu hari abantu tujya tutumvikana. Ngahantu hose ngo jya gusenga. Ngahantu hose oya nagahantu hose ari jya gusenga. Nagahantu hose basengera. Oya. Nagahantu hose. Ntabwo ahantu hose ariko bateranira. Njye ni impamvu nkunda kubwira Imana ngo mfasha. Aho kuvuga umpe kuvuga, aho guceceka umpe guceceka. Nubwo twebwe twubatse ibintu bivuga ngo ahantu aho kuvuga, aho guceceka twe turavuga. None ahubwo aho kuvuga tugaceceka. Rero iyo umwuka atuyoboye aduhereza aho kuvugira hanyaho naho gucecekera hanyaho, ku buryo ibyo bintu byombi bikontororwa nawe. Donc utavuga mu gihe cyo guceceka. Yego. Cyangwa uceceke mu gihe cyo kuvuga. Yego. Imana ishimwe. Twebwe rero usanga duceceka mu gihe twakabaye turi kuvuga. Nk'ubu igihe turimo si cyo guceceka. Yego. Ku bakozi b'Imana, ku bavuga butumwa, ku banyamasengesho. Igihe turimo ni igihe cyo kurangurura. Tukabwira isi Yesu yakoze. Tukamamaza iby'ubwami bw'Imana. Ariko uyu munsi ubwoba bwafashe imitima ya benshi. Baracecetse, ibicaniro byarazimye. Yego. Ako nibyo. Ibicaniro byarazimye Roba. Kandi bijimijwe n'iki. Ubu dufite abantu bari inyuma hano, abadukurikirana ni benshi. Yego. Bo bagambiriye kureba igicaniro cyawe Roba. Akareba akavuga ati igicaniro cya Robert kiraka, gifite umuriro, gifite imbaraga, nzakizimya nyuze. Nzakizimiriza he? Nzakizimya nciye he? Yaca mu mafaranga, yaca mu tugambo twiza. Aho ikintu cyose yakoresha. Yajya gusibisha cano. Ikintu cyose yakoresha ngakuzimiriza igicaniro. Ubu nawe aradukurikiye. Yego. Ariko adukurikiye adashaka kwenyegezamo umuriro, ahubwo arashaka ngo kizazima gute. Kubera iki? Hari ubwami bangamiye. Yego. Kandi ubu bwami bufite abayoboke. Aba bayoboke rero ikimbabaza nta wanditseho icyapa yuko ari umuyoboke wepfiriye. Nta nubwo yanabyemera. Nta nubwo yanabyemera. Ariko aba bantu baturimo natwe tubarimo. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, ariko mwirinde uburyarya nk'ubwayo. Robo ukwiye kugira ubwenge ku muntu ukwicaye imbere. Yego. Nanjye wicaye hano kuri iyi kamera. Nanjye ukagira impungenge zawe. Ukwiye kugira ubwenge ugasengesha umwuka iteka. Yego. Njyewe ubu narakubonye, ahubwo wowe ubaye utarambona waba ufite ikibazo. Yego. Iyo waba ufite ikibazo. Yego. Kuko narakubonye mu mwuka. Mbona hari ibyo Imana ikunyeretseho. Yego. Ibyo bimpesha rero gukorana umurimo nawe ntagufitiye amakenga. Yego. Ntagufitiye kumva nibaza Robert ni muntu ki. Kandi ukanahora unabaza. Kuko ejo dushobora kuba turi kumwe, ejo ugasanga babita abadabo agent, ni umuntu ushobora kuba yatatiraga iki gihugu, yagera mu kindi gihugu bakamukubita gahunda atari kuzi ko ari byo, akajya ajyana amakuru. Ariko icyo nkundira Imana ari byo wavuze, Mwuka Wera ni maneko mwiza. Yego. Njye sinagendana nawe, ariko muragendana. Yego. Iyo hagize igihinduka hita agaruka akavuga turiya muntu amugirira icyizere, atakomeza kugira ngo uwagiye niwe ugarutse. Yego. Agahita atanga amakuru. Amen. Rero turanamushimiye Mwuka Wera turi muri iki kiganiro, utumenyesha amakuru ku manywa na nijoro, uturinda kugenda mu mwijima, akatwereka hari umucyo. Amen. Bibiliya iravuga ngo ab'umwuka bafite ubushobozi bwo kurondora ab'isi. Ariko ikintu cyabayobeye cyanabacanze ngo ab'isi ntibafite ubushobozi bwo kurondora ab'umwuka. Icyo kintu twakabaye tucyubakaho. Yes. Tugakomera. Niba umuntu wese atakurondora, kuki aguhagarara imbere ugatitira? Aha, vala. Niba umuntu wese adafite ubutware bwo kukurondora, wowe ufite ubutware bwo kumurondora ukamenya n'ibiri mu mutima we. Hari igihe Imana ikwereka ikakwereka n'iherezo ry'umuntu. Yego. Kuki tubahagarara imbere tugatitira? Ahubwo Bibiliya yo n'abihamya byuzuye. Umva ukuntu yavuze ngo mu bantu babyawe n'abagore ntawe uruta Yohana Umubatiza.
ngo ariko mubo mu bwami bw'Imana umwana muto wo mu bwami bw'Imana arabaruta. Yego. buriya ab'isi rero bafite imbaraga zimwe gusa zo kubabaza umubiri zonyine. ni umubiri bababaza gusa, nta n'ikindi. Yego. ariko twebwe uyu mubiri turawutinyisha, kandi uyu mubiri ntabwo uzabona Imana. uyu mubiri uzapfa uzabora. niyo mpamvu rero Satani nawe ari gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo imibiri itinye. azana ibintu byitwa ibikangisho. utinye, numara gutinya uve mu byo wari urimo. numara kuva mu byo wari urimo aba aragufasha. hari ababaye avansi cyangwa se bigiye imbere mu by'umwuka, barenze imbibi z'umubiri, bamaze kumenya ko uyu mubiri uzabora bawuzi. Satani rero nawe ati bo nzabarwanya nkoresheje mu by'ubugingo. ubu nawe azatangiye kumenya ukuntu yayobongobeza ubugingo bwa benshi. ariko sura igitumye tuba dukoze ikiganiro nk'iki ni ukugira ngo ba bantu, ubundi iyo turi hano tuba tumeze nk'abantu bari ku munara. rero iyo umusirikare ari ku munara, ikintu amara ni ikihe? ni ukurabura abatari hejuru ku munara. ati umwanzi ameze gutya, uri kumva, mufate pozisiyo runaka, ni urugero nanjye. ariko itorero uyu munsi rirarangaye. hanyuma iyo ubona isi mu rugamba iri kurwana, yaba mu bijyanye n'intambara zo mu isi nk'uko nabivuze, abantu bafite intambara, reka mvuge mu buryo butatu. hari intambara zo mu mubiri zisanzwe, abo bantu bahamuritse bafite ubwoba bw'izi ntambara zo mu buzima busanzwe z'amasasu n'iki. ariko hakaba n'izindi ntambara zo mu mwuka bamwe batanitaye ariko zihari. gafate nk'urugero rwa hafi, wigeze gukomoza ku kantu ati insengero uyu munsi abantu bavuga ijambo ry'Imana ntizishaka kubaha uruvugiro, sibyo? barakora icyo aba bantu bageze mu gihe cyo kuvuga, ariko isi ikaba idashaka ko bavuga. ngomba kuvuga byanga byakunda, ariko ni gute njyewe ejo bundi ntabwo Imana impaye televiziyo aho kuvugira bitewe n'ikirere. Imana iyo yaguhaye mikoro, wowe ubwawe utayifunze, utayifungiye, nta kabuza ko kugira ngo iyo mikoro iceceke. igomba kuvuga. nitavugira kwa Robert ijya kwa Pafire, ivuge. nitavugira kwa genda, iyo mikoro ivuga. hari abantu bavuga nyine ngo nyine wenda ngo ni ugucuruza. ni ugucuruza se? noneho mu nsengero zo ntabwo hajyamo abantu, ntabwo hajyamo abantu. biriya biseke biba bitekeranye. hari urusengero urajyamo ngo utahe badashyizeho igiseke? ntirubaho. ntajya dushyiraho, ariko mu mwuka buri Imana ifite uburyo yabyubatse. yego. naho kijyaho. ntabwo ariko wagabura iby'umwuka ngo ureke kubona iby'umubiri. abantu tujye twemera tuvugishe ukuri, sibyo? ndasubijwe, ni ikibazo nari mbajije, ndasubijwe, ariko n'abadukurikiye nabo ndakeka basubijwe, kuko buriya amazi ntabwo bajya bayatangira. amazi ava mu isoko. ahubwo wowe ukwiye kugomba kumenya itiyo yawe irasa neza, ku buryo ibiri kuyinyuramo bitari butere abantu inzoka, bitari butere abantu indwara zituma bajya kwivuza. ariko n'ibiti yari nzima, wowe tekura amazi, emera tu nyiri isoko anyuzemo amazi. umuririmbyi yavuze ngo ni ijambo rivuga ngo yaranyanyagije aha bose. rero rekura itiyo yawe, fungura robine. bivuze gutyo. ejo bundi nabonye ngo turi ku iriba, iriba ryari ririmo rizana amazi. rero njyewe Imana ijya kunyerekanaga inyereka zino robine z'i Kigali, mbona zino robine zo mu cyaro za kera z'amasoko, niyo mbona ngo turi ku iriba, turi mu urabona ko hari ukuntu bazubakiraga gutya hagati gutya bagashyiraho nk'agakuta ka sima, noneho robine ikaba irimo nka hano gutya hagati, ku buryo mu mwanya wo kuvomeramo haba hahagaze nk'abantu batatu wenda, umwe akavoma agakuraho n'undi agaterekaho. mbona turi muri iryo riba turi kuvoma, ariko nkabona uko amazi aza aragenda agabanyuka, aragenda aba makeya muri iyo soko. ariko ikintu cyanangaje, nabonye abapasiteri ku iriba, harimo abo nzi n'abo ntazi. mbona abapasiteri bahagaze ku iriba bari kuvuga amagambo. Robert, muri bo nta wazanye ikivomesho, nta n'ushaka kuvoma, ahubwo bahagarikiye abarimo kuvoma. nubwo bahagarikiye bari kuvoma,
barimo kuvuga amagambo y'inyuma y'ivomero ariko bo nta mazi bakeneye. Kandi amagambo bavugaga ntabwo yari amagambo meza pe, ashyigikira abavoma iwapi, yari amagambo y'ibintu bisanzwe by'isi mbese bitafite umumaro. Barangaye aricyo kintu wakomeje kuvuga, birangariye. Ariko nkabona hari abantu barimo kuvoma bagashyiraho amabido yabo, amazi bakuzuza bagakuraho. Mbona uwa nyuma ashyizeho, ariko harimo n'abandi batatahanye amazi. Mbona ashyizeho akabido cyo koza, yakuyeho akabido ka 15, y'amazi ahita abura, ahita akama. Nagiye kubona uko y'amazi akamye, mbona baba pasiteri barazamutse nta mazi bajyanye, nta n'uwari ufite ikivomesho basi ngo azamukanye ijerekani nta mazi arimo. Imvura yabanyagiriye mu nzira, irabanyagira aho narindi ndavuga ngo disi ngo baba pasiteri imvura ibanyagiriye mu nzira, ngo ubusiguye bageze iyo bajya. Yarabanyagiye mu nzira, barirukanka iranga irabanyagira. Uyu munsi Imana iravuga ngo iriba nituvome, ngo hoye amazi azakomeza kuza, ngo isoko sizana amazi ngo ari byo twari turi kuvuga. Uyu munsi ntabwo Imana yafunze isoko, ariyo mpamvu ugomba kuvuga, nkavuga na runaka akavuga. Ariko hari igihe kizagera ya soko yanyurwagamo y'amazi ikaba ifunze. Uyu munsi iyo tubivuze baravuga ngo ibyo ni iterabwoba. Bizafungwa ku buryo uzashaka umuntu ugusengera ukamubura, bizafungwa ku buryo uzashaka umuntu ukubwiriza ukamubura, bizafungwa ku buryo uzifuza umuntu wanakubwira ngo nibura Yesu aragukunda ukamubura. Nibyo njya nkunda kuvuga. Uyu munsi abanyamadini banze kuvuga ukuri, basivuga ukuri banarufunge wavuze ukuri, banarufunge wavuze ukuri. Basi ubu nk'abantu insengero zafunzwe bataranavugisha ukuri, noneho rengaho isi irimo kutuganisha ahantu bavuga ngo urusengero rumwe, idini igize gute, idini imwe izayoborwa n'abapasiteri 200. None ze bavuze ukuri hakiri kare, nibura no muri icyo gihe cy'idini imwe Imana ikazabashimira imirimo bakoze bagifite insengero. Kandi k'icyo gihe akazi bashyize imbere akazi abantu bashyize imbere kazahagarara. Ariko se nyuma yo guhagarara ubuzima ntibuzakomeza? Ariko nibura bukomereze muri Yesu. Nese iyo dini imwe niza bazajyamo ari 100 bayobore. Ako kuki isi turimo uyu munsi duhumyisha amaso kugera ku rwego itwereka ko ejo ubuzima bukomeje, kandi tubona ko aho turi kwerekeza hari umworera turi kugenda abantu bagenda bajya kugoma. Nishaka nzagume hari iwanjye. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo bareke bagende ikivunge, ngo nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Ntabwo wazambuka ko wambaye kora pastorale gusa, oya, niba warabaye intwari muri icyo gihe cy'uwo mwambaro wawe uzahanyura. Ntabwo hazanyura ko nahanuye, ahubwo niba narabaye intwari muri icyo gihe cyanjye nzahanyura. Batureke tugende ikivunge, indimi tuzivuge mu kivunge, ijambo turivuge mu kivunge, ariko imbere gato kuri Yorodani bizasobanuka. Niho uzamenya abagenzi nyakuri. Uyu munsi abagenzi nyakuri ntabwo bari imbere roba, bari inyuma. Ariko igihe kigiye kugera b'inyuma banyuzwe kuba imbere. Muve mu nzira kuko iyi nzira ntiyari iyanyu. Uzi uburyo abantu bari imbere bafite amagambo atyaye, bafite amagambo meza y'intyoza, ahubwo wibaza aho bayakura ukahabura. Igihe badutondeka naho watwoma Imana igutera itabajije baradutondeka ukavuga ati ariko tutugambo ni sawa, ariko turaryoshye. Ariko dukwiye gutega amashyi tukareba ku ivomo turiho, amazi turi kunywa, turi kujabata cyangwa turi kunywesha amashyi. Witahira guseka gusa, witahira ngo wasetse ntuzayagushekeje gusa, ahubwo wakuyemo iki? Wita igihe cyawe mu bintu bidafite umumaro. Niba ikintu kitakungura mu mubiri kikaba kitakungura mu mwuka, urakimaraho iki? Urakigumaho ngo kikumariye. Turarangaye kandi na Yesu akomeje kubivuga. Hari ukuntu igisirikare cy'isi
kiba maso ku buryo n'umuntu ugambiriye gutera cyangwa se kugira guhungabanya umutekano bamumenya wataranabisohora. yego kubera iki bari maso. ikindi barakorana, barahana amakuru. yego wowe ukazategura igihe cye cyo gushyira mu bikorwa ugasanga uragwa muri ambushe. twese ibi byagenze gute? ninde wamvuyemo? byakorewe he? byanyuze kubera iki? bari maso kubw'umurimo bagize gute bakora. none twebwe abanyamasengesho habe hindure ushaka kuba maso uracyasenga saa 9. noneho umuntu Imana ihaye nka sengiza ahita abwira ati wapi ubu ngubu aho bogera ni hera muri dove agahita ajya muri pisine no muri sauna agahita ajya kwimasa ni harya niko muri massage hari kandi utwo tuntu twose ni utuntu twototera za mbaraga zawe zikurimo nizimara kugushiramo urajya ku karubanda uritamurura ubu urakihisha ariko uribimara gushiramo urahita utangira bya bindi wangaga byose urahita ubishyira ku karubanda uti Imana yarabyejeje. kandi muri cya gihe wabyangaga ntibyari byejeje ariko kuko ubonye sengiza byejejwe birejejwe byejejwe sauna ngo nta kitwaye mwese twagende ntacyo dutwaye massage nta kintu bitwaye. nigeze mbona abantu niyo mpamvu nababwiye ngo irangofero kukireba inyuma mbona abantu bari mu nzira ariko hari abambaye ingofero zirareba imbere abandi bahengetse gutya ku ruhande abandi bashyize inyuma. noneho ku bagore barateze igice cy'umutwe ariko ubwo njye nimvuga ntujye mu mubiri mu buryo bw'umwuka barateze igice cy'umutwe n'igitambaro barateze igice cy'umutwe abandi nta kirimo abandi barabogoshe. noneho ukibaza nk'umuntu ufite ingofero zirenga 5 mu ntoki akaba afite ingofero y'icyatsi akaba afite iy'ubururu akaba afite iy'umuhondo akaba afite iy'umutuku akaba afite n'iy'umukara. uyu muntu akaba azifite avuga ati aho nzajya ngera hose nzajya nambara ingofero isa n'iyawe. nanjye mfite ingofero ahubwo noneho nzajya nambara ingofero ihuye n'aho ngeze. ubwo uyu muntu nagera mu banyamagambo ahafitiye ingofero. hari ingofero nagera mu basinzi ahafitiye iki ingofero. muri make we afite kwiyoberanya gukomeye kandi utabasha kubonesha amaso yawe y'umubiri ariko mu by'umwuka mu by'agakiza byiwe yambaye umwambaro bita kwiyoberanya kuko ntago ari mu gakiza kamwe. uyu muntu wamumenya noneho uhura n'undi nawe rero wahengetse gutya by'agakiza arabihengetse araguhugura ku buryo wisanga ibyo wari urimo koko warataye umurongo kabisa atari kuzika ari byo ra mugani ibyanditswe ntibivuga gutya araguhugura kuko yamaze kubihengeka. yaba afite ijwi ryiza ingofero ihengamye akaririmba ukavuga ati sava sibyo ariko yagerageza akavuga ati ariko buriya gukunda umukobwa mugenzi wanjye ariko urumva ni uko umubiri nisanze ariko Imana yandemye. hari igihe iyo tuvuze guhengeka umuntu ahita kurebera mu bigerageza kuzimo mu ntambara ngo buriya nawe warahengeka ariko buriya niba mu mwuka uhengeka urabizi niba mpengeka ndabizi ariko dukwiye kwambara neza. rebesha ingofero yawe imbere ni agakiza agakiza kanjye kabe kamwe ngo nta dukiza tubiri tubaho habaho agakiza kamwe ariko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Sora ndakeka dusatiye umusozo w'ikiganiro cyacu. buriya abanyarwanda baca umugani ni abahanga bavuga ngo amagambo abwirwa benshi akumva beneyo. ni ukuvuga ngo mu bantu benshi n'ubundi hari aba bageneye ubwo abo twabwiye mwumvishije abo bitareba namwe mwiturakarira ntacyo dupfa. abantu nibagorora yego reka mubuhamya abantu ariko ntabwo ari burebure. yego umunsi umwe nimukiye ahantu no kubera ibigeragezo narindi ndahagera hari utuntu nahakoreraga two kuhacururiza kugira ngo njye mbona ibyo kurya nyine ako nkareba ahantu ndi niyo mpamvu mbwira abantu nyine ngo abantu bagorore kubera ko ibyo dukora Imana irabizi.
mpageze ahantu abantu bari bahari mu basinzi, bari abantu nyine badafite kubaha Imana muri bo. Ariko ngiye mpagera ndi umukristo, ndi n'umunyamasengesho. Ndareba ndavuga aba bantu nzababamo gute? Ninza n'ibintu by'agakiza nawe uzangurira. Uzi uburyo Imana yanyeretse uburyo nari imeze, nibyo ngiye kubwira abantu. Nagiye nibonye uko nahageze nge nkagira ubwo bwoba, nkavuga ngo ninza nimbazanamo ibyo gukizwa nta mukiriya nzabona. Wasa nabo bakajya babona ko ndi kumwe nabo, ariko nanjye bakagira gute bakangurira. Rero buri Imana umuntu wayo ntabwo izagukundira kupfapfana, ntibyemera wapi, inzira zose waca zikuvanamo n'ubupfapfa wagira. Nibonye ngo nambaye inkweto ebyiri mu kirenge kimwe. Ubwo butumwa bwabaye ubukomeye kuri njyewe. Nari nambaye inkweto ebyiri mu kirenge kimwe. Noneho nari nambaye inkweto ya bodaboda nakoranaga. Mbona inyuma nanone y'iyo nambaye hari inkweto y'icyuma ikomeye, nta nubwo iyo nkweto ndayibona, y'ikirahure ifite taro itameneka. Niyo nari nambariye inyuma y'iyo bodaboda. Ni nko wafata iyi nambaye ukayicengeza mu yindi. Noneho wenda iyi nambaye ni bodaboda, noneho nyicengeze muri iyo y'icyuma y'ikirahure ariyo nzima. Noneho ubundi nakabaye nambaye iyo ngiyi imwe, ariko noneho nafashe ebyiri zose ngira gute ndazicomekera. Wacomekeye udacomekera. Imana yarasanze irambwira ngo urantangaje, irambwira ngo ntubaho. Mu bantu bose nakwitegereje ndaseka. Irangira irambwira ngo ni wowe muntu ubashije gukora ibi bintu. Irangije irambwira ngo ubutumwa bwawe, umuntu muzima ntabwo agendera mu nkweto ebyiri ngo abishobore. None wowe uri kugendera mu nkweto ebyiri ukabishobora, kandi zifite agaciro gatandukanye ukabishobora. Nicyo kintu Imana yambwiriye. Irambwira ngo urantangaje, nakwitegereje urantangaje. Inkweto ebyiri mu kirenge kimwe. Bubiri bwabereye icyarimwe. Inkweto ebyiri mu kirenge kimwe. Uzi impamvu Imana yagutangariye? Ubundi aho ngaho ihita iruka. Idakonje cyangwa ubiri, iravuga ati jyana n'abandi nyine. Urumva ni urukundo rwayo. Wapi, nahise natura. Nahise natura, ndagenda nshaka umuntu abwira Imana imbabarire kwiyoberanya, Imana imbabarire. Kwigira uruvu. Imana imbabarire, ariko robari nyine hari ahantu ugera. Hari ibyo twahoze tuvuga, nintamera gutya ndaca. Ahantu ugera ukawatsa uwo Mana. Mbumupaga, ariko biterwa n'imikurire utangiye kugera mu gakiza. Iyo ukugenda ukura, hari igihe ubu nyine umuntu iyo akiri umwana avuga nk'umwana, uko ugenda ukura. Ariko natwe bitubaho. Icyo gihe nararebaga nkavuga ni hano ninza n'iby'Imana. Ese ntihari igihe tujya kuvuga ubutumwa bwiza hano kuri YouTube bavuga ati Mana noneho nimbuvuga. N'uwo muri kugaragara ati ibyivugire. Ariko nanone hatagira abatubona turi guseka, bino bintu birakomeye. Kuko iyo dufite abantu benshi bambaye inkweto muri ubwo buryo zicomekeranyije, bodaboda n'inkweto. Kera ari ihari, kandi hari kera. Imana ibababarire abantu mwambara inkweto ebyiri icyarimwe. Harazamba undi natanzeho urugero ufite ingofero eshanu. Uzambara akazikubitamo zose. Yego. Reka dushimire abantu badukurikiye, n'ubutatuzongera tuganire, nta kintu bitwaye, nabo dusharinga ibitekerezo byabo, bajye muri komantere batwandikire bafashijwe gute, babyumvishe gute. Kandi Imana ishimwe, ndumva ashimye Imana, mfite ishimwe, numva reka ndishimire kuri abantu benshi basigaye banga gushima Imana. Ubwashize twaraganira ndakubwani nzagaruka kongera kukuganiriza hari icyo Imana yakoze. Naje sanga Imana yagikoze, ntago mbivuga mu muntu sibyo. Naje sanga hari icyo Imana yakoze, Imana ishimwe. Amen. Nanjye ejo Imana yankoreye igitangaza. Ejo Imana yandinze impanuka. Amen. Ikindi cya kabiri, hari umuhigo nari nahize wo gufasha, hari umuntu wari ubabaye. Mbona ababaye. Ndashima Imana ko ejo Imana yanshoboje umuhigo nkawe yaguha. Imana ishimwe rero Solange Imana igumugisha, n'abari badukurikiye Imana ibumugisha. Nari mfite igikorwa cyo kujya gusura abantu barwaye bababaye, hari umupapa wari waraheze mu nzu. Mbivuge nta kintu bitwaye. Hanyuma
nkumva afite umuhigo wo kujya kumusura n'umuhigo nahise wo kumufasha. Ejo Imana narancubaje rero njyayo. Imana y'umugisha abantu twafatanije uwo murimo. Ni ukuri mwarakoze, Imana ibamugisha. Sora nawe Imana ikumugisha kuba umwuka wera yemeye ko dukorana. Ntabwo ari igiciro gikomeye kugira ngo duhuze umwanya bikunde. Iyi si yacu turimo iri kudusharira, iri kugenda isharira. Ubu n'abantu twakoze iki kiganiro bari bati mwakoze kirekire, ariko igihe kiri kudushirana kandi tugomba gukebura itorero kugira ngo tuzabashe gusanga umucunguzi cyangwa se atwishyire nta mwanya cyangwa se ikizinga dufite. Imana ikumugisha. Namwe rero mwabanye natwe, Imana ibamugisha. Tubararikire gukurikira ibiganiro byacu no gutaha. Shalom shalom. Murakoze.